ariko biba byiza kumenya akamaro ukamenya n'ibisubizo. Twisubire mu ijambo ry'Imana. Rero turavuga ngo uyu muntu we ikigaragazo yari afite, inama yari afite, size ikindi size ababyeyi, aho kwari kugira ngo imirimo y'Uwiteka izerekanwe muri we. Rero mubwira ngo hari igihe Imana itinda kugusubiza atari ukwitwara, ari ukugira ngo ubanze ubatamurore, icya kabiri ubanze umenye abantu, icya gatatu ubanze umenye inshuti zawe, icya kane ubanze umenye abakwishushanyagaho, icya gatanu Imana niza kubikora izabikore bareba. Ntabwo Imana izaza abantu bakibona kuri uw'agaciro, ntabwo Imana izagutabara abantu bakibona kuri umunyabwenge, ntabwo Imana izagutabara abantu bataramenya ko mu burara. Ariko nibamara kumenya ko mu burara mwabuze icyo kwishyura inzu, mugiye gupfa, mugiye guseba, aho n'imbaraga z'Imana zizaza zigakora, zamara gukora bakizera Imana. Waturemeye kuguhimbaza, turagushimira. Waturemeye kuguhimbaza, turagushimira. Nagira ngo ubanze uwo mwirinzi, ntabwo Imana yakuremeye kubabara, ntabwo Imana yakuremeye kurira, ntabwo Imana yakuremeye gutukwa, yakuremeye kugira ngo ujye uyihimbaza, ujye ngo urera shima Yesu. Waturemeye kuguhimbaza, turagushimira. Imana yawe ngo igarurire agaciro kawe, Imana igarurire agaciro kawe. Satani yagutwara agaciro akugira nk'inzererezi, abantu bamufataho amazina, ariko Imana yawe ngo igarurire agaciro kawe. Ikindi Imana yawe ngo uzakora ubukwe bareba, barabishaka batabishaka. Ndashima Imana ko umunsi wa none igutabaye mu maso y'abanzi, nawe ugukurikirana Imana igutabaye mu maso y'abanzi. Imana ishimwe. Ntabwo ngo Imana ntabwo izagutabara abantu batari bavuga ngo buriya bwana uzapfa kuri bataravuga iryo jambo. Ntabwo Yesu aza. Yego nawe ubwawe utarabona icyerekezo kandi ufite ubwenge, warize, ufite amaguru, ufite amaboko, ufite ijutu, ufite imitungo, ugahagarara ukumva umeze nk'umuntu udataye ubwenge, ukaba ugenda mu muhanda wiganiriza, wisubiza, wivugisha, wajya mu gitanda wajyama dayimoni ikavuga ngo he, nawe ukavuga ngo he, yavuga ngo yiko, ukavuga ngo kabiri, ukumva uracyagarukiye. Yesu abataraza twongere gutya. Kwigihe kimwe yabwira ngo Yesu ngo baramubwiye, Yohana 10 ngo babwire Yesu ngo yashi yawe Lazaro ati rero waza ukaza gushyingura, ariko babanje kumuhamagara ngo akirwaye, yabanje gutitira ngo akiri mu rugo Lazaro. Mariya agashyize icyo Lazaro ati waje ugasohoka ukazura Lazaro, waje ugasengera Lazaro agakira. Yesu ati nzaza. Lazaro ngo bengera kureba ngo bamutwara kwa muganga. Bageze kwa muganga bandika izina bati waje ugasengera Lazaro, ko mwabanye, ko mwasangiye mu mashuri yanyu, biri mu kigaragaza yuko umenya abantu. Ntugakore ikosa ryo kumva washimye avuga ngo kuba yawe n'akazi abantu batangiye kumuhamagara kuko bafite amakuru. Ujya urakara ngo ntabwo bajya bagusura, iwanyu bajya baguhamagara ngo ntabwo inama z'uko uza uze bukuri, ariko mwagiye munanira n'umuhagaze uze mu nama y'uko ukuri kw'inama z'uko ari amahoro atangagara baho gusoza ukavuga ati ariko rero nubwo twatashe inama z'uko atubyenaje ndebere n'agatike mu bitanga barimo barukuri wajya umenya buramuyezo ngo ujye umenya igihe cyawe. Ubwiriza ndamukura yaravuze ngo igihe n'igihe cyacu. None wara
bakaba ko bagumane basura ubagabiriki tabese bagamufite sura urabajyamishura barabicaze ko nanjye imenye igihe siko kwiza kumenya igihe wishaka kwisubukurusa wishaka kwireshaga abantu ngende y'ibiravuga menya igihe menya nanjye nibo menya no gusenga tugera tugire mucyo nani mukuru kwa musengerayo wamba gapira k'umutuku imana igukunda kurutura bakugize bita ati umusumani wo musuma bwawe imana ikugize ubuzima imana ikugize ubuzima kugize ubuzima mu izina rya Yesu imana ikugize ubuzima kandi ugiye kuba gaciro imana izaguha imodoka yawe utwara yawe maze iminsi bisaba yakire mu izina rya Yesu Yesu kumenya ibihe cyane Yesu yarazigiye arimo yavuye iwabo bamwirukanye bamusuzuguye ndashima Imana ko igutabaye mu maso y'abanzi hari abakuvuze uko bashaka hari abakuremye uko bashaka hari abakuze uko bashaka hari abagukanaga uko bashaka hari abakuvuye uko bashaka ariko umunsi wa none Imana igutabaye babireba Imana igusamiye bahari n'amaso yabo bagiye kubona ko ari Imana ishoboye byose N'imbaraga z'Imana zibari muri rusengero komera cyane haleluya yavuye bamusuzuguye bamwambuye agaciro bamwisuye siporo ngo kari agasore ko kwa Yozefu kigeze agahanuzi kigeze akarokore n'abahanuko bakwise ngo wigize umurokore bati nawe urasaze nawe urayobye birashobora kuba umugabo yakubwiye gutyo cyangwa umudamu bakubwira gutyo bagiye kubona umusaruro w'amasengesho wasenze bagiye kubona umusaruro w'ibihe wasenze komera cyane haleluya Imana irakwibutse Imana ngo umubwire ngo irakwibutse ufite amarira uzikurira hano baramubwira ngo Paul yanyuma no kunabata mu warariza baramubwira hapo wanakoza mu mbese iyo mana Imana ngo umubwire ngo igiye kubigereka mu izina rya Yesu Imana ngo igeretse iguhaye ubucuruzi bukomeye watira amafaranga ucuruza mu izina rya Yesu kandi kimwe ngo ntabwo uzapfa uzara ibyo bintu bijya kugufata mu maguru yawe birasohotse no mu izina rya Yesu watura ubuzima buzima kiba nasima akira amavuta y'Imana akira bisenya yawe urusubitsa bw'Imana mu izina rya Yesu nimugende mubwira babaye uhumurize abakomeretse ubabwire yuko ubabwire bose barebe dufite Imana itarinda yo Mana yagusanze iragura mwisara igura
Imana itahise gutabara direct, kuko iyi gutabara ako kanya ntiwari kumenya uburibwe bw'ikibazo, yewe ntiwari no kumenya n'abantu mukorana cyangwa n'abantu mubana, ntiwari no kumenya ko n'abanzi bariho, ntiwari kumenya ko abayobozi bariho, ntiwari kumenya ko abanyamuryango bahari. Gashima Imana ko itabikoze mbere, ikabikoze uyu munsi wa none, ikabikoze uyu munsi, ikabikoze uyu mwaka, ikabishoje uyu mwaka. Haleluya, 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 haleluya. Uhetse ku mugongo wawe,
Imana ishimwe cyane. Yesu niyaza ababwiye ngo ndashimana ko ariko akabaje muri uku kwezi no muri uyu mwaka akaba gutabaye ngo razarajya muri koma babwirese ati ngwira ati sinde muza umutima ati mwagansuzuguye mwanciye amazi mwanyambuye agaciro ati nzaza afite ikibemeza ndashimana ko uyu munsi wawe ati ikibemeza mu biganza byawe ati ikibemeza cyamaze kwakiranyije cyakira ibiganza byawe nawe tumaze cyakire kongera cyane haleluya kujya kuva kubwira abantu ko Imana yakuvuze babaho ubuzima butarahinduka ntibashobora kubyemera kubwira abantu ngo murokore babona n'ubundi ukiri gukirira muri ya refu wari uri gukirira kubabwira ngo Imana ngo mwaravuganye ngo mu mazi ibyo nta kintu bivuze bazatuza bazagabanya amagambo yabo bazagabanya uburoso bwabo ariko Imana we ikimenyetso kibemeza akiri ikimenyetso kibemeza nawe akiri ikimenyetso kibemeza mu izina rya Yesu ikimenyetso kibemeza ikimenyetso cyemeza icyo dukeneye biramweza ngo wacyakire nawe udukurikije akiri ikimenyetso kibemeza acyakire mu izina rya Yesu Kristo tucyakire mu izina rya Yesu niya ngo arazara barapfuye Yesu aravuga ati ninza nkamuzura ku munsi wa mbere bazavuga ati n'ubundi kuzuka byashoboka kuko dufite abantu benshi bapfa ukumva ngo nimugoroba bayitaba aravuga ati ndamutse n'ubundi bavuga ati n'ubundi ntiyari yapfuye sindi buze ku munsi wa mbere ndashima Imana ko itaje ku munsi wa mbere nubwo wabonaga bigoye Imana uri hehe ndashima ko itaje noneho ku munsi wa kabiri Yesu ati no kuzuka byashoboka sindi buze ndaza ku munsi wa kabiri ndaza ku munsi wa kabiri haleluya hari umuntu ugiye kuzaguhamagara hari umuntu ugiye kuzaguhamagara akubaze ngo ese nzaze muri uku kwezi cyangwa se nzaze cyangwa nzazere rero nakubwira ugomba ngo amakuru zayo uzamubwira ngo uzazere ejo ntiwacuruje yewe ngo tuzazere rimwe uzazere reka ne kubivuga ngo uzazere gusa kubera hari ikintu wasabye Imana kivuga ngo bibaye gutya byaba ari byiza urakizi yes kimana amen Imana ishimwe cyane ku munsi wa kane Yesu aravuga ati ubu nibwo nagiye kuko yamaze kunuka n'ibibeto bashizeho cyane ubu nibwo nagiye arangije ajya kureba Petero niwe muntu yakoraga kubwira kuko nawe muri tayari biramweza ngo Yesu akora n'abantu bari tayari akora n'abantu badahuza Afurika akora n'abantu batarabanege akora n'abantu bari bafite kuraje abwira Petero ati rero muze tugiye gusura Lazaro Petero atase yabaye ati nacyo arasinzira amubwiye ko asinze Petero ati kuva asinze tugere turamufungura nanjye abigishwa ngo baje bazi neza ko Lazaro ageze iki asinze niko bitubwira ngo ibintu birimo nasibika byose noneho kuko Yesu yaramuka yibeshya akavuga ati yapfuye nta n'umwe ari kumukurikira ni muri nubwo turi muri tuko turafashwa ngo haleluya reka mbabwira ati hari umuntu wapfuye wize tujye kumuzura nta n'umwe wabwira ati pasi ko uri tayari cyangwa ufite ikibazo ati uretse Lazaro wazutse hari undi wabuze wazutse niko bamwatangira kubiduza ati rero genda twebwe
turabizi ko Imana ishobora no kuzura ibishoboka ngo baje bazi neza ko Lazaro yagize iki asize muri Yesu asiko yapfuye. Ndashima Imana. Hari igihe umuntu aba asiko yakwishe, hari igihe umuntu aba asiko yaguhambiye utazigera uhamburwa, hari igihe umuntu aba asiko yakurose agafata uburozi akabushyira mu ngufuri bakafunga akajya kwishimira akagira ngo byararangiye. Ndashima Imana Imana ikibohoye, ndashima Imana Imana ikuzingure, ndashima Imana Imana igusujije, ndashima Imana Imana y'agaciro kawe tuvuge ngo turakakire mu izina rya Yesu. Ndashima Imana ko inyuranyije n'ibyo abantu bibwiraga, ndashima Imana ko ibyari hasi bishize hejuru, ndashima Imana ko ibyari byapfuye bisuye, ndashima Imana ko imivumo igukuyeho, ndashima Imana ko agaciro gafite Imana ikagaruye, ndashima Imana ko ukora ubukene, ndashima Imana ko igukiza indwara, ndashima Imana ko ikwibutse. Ibyo Imana ishimwe cyane. Baraza ko baraza Mariya warangije ndimo ndakubwira ngo humura, biravuze ngo humura, humura nawe dukurikiranye humura. Jambo rero ngo nuko baraza Mariya baraje asanga Yesu babandi bagira ngo wumve ukuntu Satani ajya gufata buriya Kristo bajya gutegereza kunyamabanga y'abadayimoni. Umuntu kurwanya, umuntu guhiga we akoresha imbaraga ze izo arizo zose. Mu gihe wowe usenga ugasenga mu bunebwe n'ibitotsi ntabwo ibyo bizatuma ari kugira neza. Lazaro nubwo yari yapfuye n'icyambere yapfuye ari abantu bamurose. Turumvikana neza? Amaze gupfa baravuga ati birashoboka ko uburozi bwanamuvamo, bagati reka tumuhambe. Nta muntu ujya upfa ngo bahambire amaboko n'amaguru, bibahora. Ariko ngo Lazaro baravuga ati ariye yanazikwe, reka tumuhambire amaguru nanazuka ari muri serekeri aramuka yongera. Ndagira ngo wumve aho Satani aho yarakuzingiye, aho baba barakurogeye, ushobora kuba hano wibwira ngo ibintu byose ugasanga uwakuroze yavuye Kenya, yavuye Tanzania, yavuye utazi Imana. Ariko ndashima Imana ko ibyo utabaye bose bari babandi babikoze bamenya amakuru ko Yesu ngo yawe bajya guhamagara mushiki wa Lazaro Mariya tungwini hatire wa mwesura ko ntiyabaye inshuti na Yesu se. Lazaro nibaye inshuti atiye batamukuze none ndorara Mariya kwaza yirukanga yikubita imbere Yesu ati iyaba waraje kare. Lazaro nawe yarapfa. Ariko umuntu abijambo yavuze Yohana 10:4 yaravuze ngo mumubwire ko indwara arwaye atari yo kumwica. Ndagira ngo ubwire ngo ikibazo ufite si icyo kukwica. Uzi impamvu ari icyo kukwica kiba cyarakwishe kera. Yego mbese iyo nyitwe kujya subirya ubirya sire bw'ikibazo kiriho. Nose ni waje ukarabye ni wambaye neza, nose wambaye neza yo gukiriho birageze gukiri karakasa n'ambaraga gifite. Mubwire ngo cyane n'iterabwoba gusa turaryama tutabyuka tugenda mu muhanda bikemera Imana ikaturinda impanuka. Kubera iki? Hari Imana yatuguzeho. Baratuyose, baratuvumye, baratwanze, batuvuyeho. Imana ibana natwe, tugenda batabishaka tukagenda, turambara batabishaka tukaha. Ugiye kubona akazi batabishaka, ugiye gucuruza batabishaka, ugiye gushaka batabishaka. Kubera ko Imana idukora yose kare. None se rero bakubwiye ko mutazaho, none se kuriho ntibakubwiye ko utaziga kuri buze, ntibakubwiye ko utazashaka uko washaka. Biramugenza ngo humura uzababana nabo. Ntabwo babibwiye Yesu muri cyaro y'agaturage yabo baraje ibibazo by'abazara. Yesu atirize 26 myiza nawe yarakazongera. Wari uzi ko ibyo wabuze, wari uzi ko ibyo wahombye, wari uzi ko ibyo watakaje, wari uzi kubona ko bidashoboka aka kanya bigiye gushoboka.
no gupfa wabigize wowe wabigizemo uruhare kuko yaba waraje kare mwaba Yesu atinje mu gice twagugereka aho mwamwe agira ngo wumve imbaraga z'Imana. Amen. Abigishwa bamaze kumenya ko yapfuye, bamwe batangiye kugenda basubira inyuma, batangiye kugenda basubira inyuma. Barazabereye bamaze kumenya ko kazi bakwirukanye, bamwe mwacyatinganaga batangira baravuga ngo Imana ishimwe ukabona basoma nta gusubiza. Ni business perezida akora muri business niba ugira akazi atasubiza umuntu yayisoma. Ndashima Imana ko basubiye inyuma bagiye kwizera bafite abahamagaye bagiye kuza kuza amatelefone kubera ko hari igitangaza Imana ikoze. Imana ishimwe ukabona nawe ukigwamo wageze ko nta muntu ukimamagara bimeze bite babwira amakuru bari bayafite ko bakwirukanye mu kazi babizi neza ko ya bizinesi yapfakaye uraho usigaye wiri kurera abana n'abakozi bose cyo kubishurira birukana bafite amakuru. Ndashima Imana kigero Imana itangaza amakuru mashya gerageza ngo akira amakuru mashya nawe wakira amakuru mashya ku izina rya Yesu. Hari ikimenyetso cy'umunezero, hari ikimenyetso cy'ibyiza. Yesu bagiye kubona none ngo abana b'abandi bamuroze banasinze banamusinze barangije Imana iramwishyuye ideni. Imana ikwishyura ideni ariko nawe wese ufatiriye ugerageza Imana wenda kwishyura n'ufatiriye ariko Imana ikugerageza ikindi Imana ngo irakwimye igutwaye ahantu heza h'umugisha kandi hadasanzwe. Ikindi cya kabiri ngo iguhaye kampani y'imodoka kugira kampani z'imodoka, imodoka zikaba ari izawe ariko ufite kampani. Imana ndabikoze Kristo wacu wezanije wezenera ubona ko Kristo uzi ukamwishuze umutwaro Imana iba yabagiriye neza. Imana igira abantu neza nimugore tuzaba tubatega gukora ku ngufu wari uzi ko gukora ari umugisha wawe, gutanga ituro wari uzi ko ari umugisha wawe, gutanga icyatsi wari uzi ko ari umugisha wawe, gukorera Imana wari uzi ko ari umugisha wawe. Mwakwize gukorera Imana ukiyabyiga kuko ari inyungu zawe ari umugisha wawe. Imana iguhagaze wowe wakira akazi k'umugisha kandi Imana ikurinze guseba uzambara impeta mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ishimwe. Biramugeza ngo bazakugarukira, mubwire ngo bazakugarukira, nawe udukurikiranye bazakugarukira, mubwire utuje, mubwire ngo bazakugarukira, mubwire gakeya n'umubwire cyane, mubwire mbese wamaze kwakira isi.